Mwaramutse inshuti zidukurikiye, ni babandi bagarutse twigisha filozofiya ya Spinoza n'ubuvanganzo muri rusange. Uyu munsi nagira ngo tugaruke ku cyo bita Imana. Imana ni iki? Uyu munsi ngira ngo wabonye abantu benshi bagiye gusenga kuko ari ku cyumweru, kandi atari nawe wenda nawe washakaga kujyayo, cyangwa nyuma ya kino kiganiro urahita ujyayo. Mu yandi magambo, mu mutima w'abantu baba bagiye gusenga baba bavuga ati byanze bikunze hari Imana iri mu ijuru yandinze muri iki cyumweru cyose, none mu mpera z'icyumweru reka simbuke ngereyo njye gusa nk'utanga raporo. Iki kiganiro nubwo kiza kuba ari cyiza, ntabwo kiza gushimisha umuntu wumva koko ari intama ayobowe n'umushumba kandi afite Imana iba ahantu mu ijuru azatangaho raporo. Ibyo ntabwo ari ibitekerezo byacu, ahubwo ni ibitekerezo by'umuyahudi witwa Baruch de Spinoza. Ntabwo ari we wenyine rero, umuhanga Einstein urimo gutuma aya mafoto tuyareba, kuko ibyo yavumbuye ku bijyanye n'urumuri ari byo bikoreshwa mu matelefone no mu makompiyuta. Abo bose bavugaga yuko Imana atari umuntu w'umubyeyi w'umusaza uri mu ijuru ufite ikarine yandikamo amakosa yacu, yandikamo n'ubutwari bwacu, ahubwo ko Imana igaragarira mu bwiza bw'ibiriho byose. Ubwiza bw'ibiriho ntabwo ari ibijyanye n'ibitunganya n'ibikemura ibyifuzo byacu, ahubwo ngo harmony, la harmonie de tout ce qui existe, ni ukuvuga ibiriho byose uko bigenda byuzuzanya. Iriya ni Imana, ntabwo Imana iri hanze yabyo, ntabwo Imana ariyo yashyizeho amategeko yo mu isanzure. Urugero nka gravity. Gravity ni ukuntu ibintu bigenda bikururana, urugero ukuntu isi ishobora gukurura ibintu byose biri hafi yayo, ya rukuruzi y'isi. Iyo rukuruzi y'isi rero nayo ni Imana ubwayo. Wowe ubwawe uri Imana, inka iri iruhande rwawe ni Imana. Ni Imana gute? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni wowe waremye isi, ni wowe waremye ibiriho byose. Oya, niba tuvuze ngo inka ni Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo Imana niyo nka niyo yaremye cyangwa ifite gahunda ku biriho. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo nature cyangwa isanzure cyangwa ibiriho ubwabyo nibyo byashatse kwiyerekana, bifata forume y'iyo nka. Fata vabu ishobora kubikumvisha neza. Hari vabu yo bita incarnation muri tradition cyangwa mu mateka ya gikristo. Ni kwa kundi bavuga ngo Yesu yafashe umubiri, la carne bivuga umubiri. Yesu yafashe umubiri. L'incarnation rero ni uko bavuga ngo Imana yafashe umubiri wawe, Imana yafashe umubiri wa yanga, Imana yafashe ibyo ubona bigize inka, bigize igiti, bigize inyanja n'ibiriho byose. Ni ukuvuga yuko, ariko ntabwo ari ukuvuga ko Imana yabifashe biri hanze yayo, ahubwo yo ubwayo niyo yihinduye ibyo ngibyo. Mu yandi magambo, habaho ikintu kimwe gusa, icyo kintu kimwe gusa kikaba ari Imana. Icyo kintu kimwe gusa kikaba ari Imana, kandi noneho kikigaragariza kuri cyo ubwacyo, kigaragariza kuri cyo ubwacyo mu buryo butandukanye, mu buryo butandukanye. Spinoza rero akwereka yuko Imana atari ikintu cy'ikinyabubasha, cy'ikinyabushake. Nk'uko abantu bagira ubushake, twe tugira ubushake bwo gukemura ibibazo byacu, tugira ubushake bwo gusohoka mu ngorane, ari nayo mpamvu tugira ibintu dutekereza. Ariko icyo twakwita gutekereza kw'Imana gutandukanye no gutekereza kw'abantu, kuko umuntu aba ari fini, ari nko mu kantu gato ashaka gukemura ibibazo ibi n'ibi, nubwo cyaba ari ikibazo cy'ingutu kiriho abantu benshi. Ariko iyo ugereranyije no gutekereza kw'Imana, usanga twebwe turi ibintu bito. Noneho gutekereza kw'Imana kuba kugari ntabwo ari ukuvuga yuko Imana itekereza kuturusha, ariko igendeye ku mategeko yacu. Ntabwo ari byo. Imana y'ubwayo ni nk'aho itanatekereza, ahubwo ifite ni nko gufata ibitekerezo byose hamwe ukabishyira hamwe, kuko icyo wita ko ari igitekerezo cyawe kiba ari nk'akadirishya kanyuramo igitekerezo kimwe, aricyo gitekerezo cy'Imana. Mu yandi magambo, habamo consciousness imwe yonyine igenda ifata
amadirishya cyangwa amashami atandukanye, kuko niba ibintu bituruka ku kintu kimwe, byaragumwa ari ikintu kimwe, bizaguma ari ikintu kimwe. Ni ukuvuga consciousness cyangwa mind ni imwe igenda ifata forume zitandukanye. Wowe ukiexperiencinga nkaho iyo utekereje uba uri wenyine, ariko hose iyo connection iba ikirimo, ariyo igira Imana. Murakoze rero, dufatanye ubushakashatsi. Iyo tuvuga ngo dufatanye ubushakashatsi, si uko tuba tugiye gutangirira kuri zeru, ahubwo ni uko haba hafungutse amadirishya kugira ngo mwishakire, atari ukuvuga ngo twabonye umufilozofe uzabiduha, twabonye umufilozofe uzaduha ukuri. Ntabwo ariko bimeze, kuko ukuri ntago kugira ipatani. Ntabwo kuvuga ngo uku ni ukwande, oya, ibintu ni ukuvuga twese tugenda tuvomaho kandi tubisangizanya. Yari Pira Claver Rurangwa, mugire ibihe byiza.